ntabwo bazabyara abana bo kubona imiruho. Bivuze ngo twaremewe kubaho neza, twaremewe kugira imbaraga, ariko inyenyeri yacu, ibyakabaye ibyacu biribwa. Anza tukareba how we suffer, tunyura mu ngorane gute. Buriya umwanzi azi ibyo akora, azi n'icyo ashaka. Mu nsengero nyinshi iri jambo kuryumva bizatwara umwanya, kuko baguha iminota 40 yo kwigisha. Nawe reba igihe maze umwaka mvuga ku nyenyeri, ku nyenyeri, ku nyenyeri, ku nyenyeri. Ariko kuki mbigarukaho? Ku nzozi, ku mivumo, kuri karande, mu guhinduka, umenye ko ijambo ry'Imana muri Yohana 10:10 haravuga ngo nta kindi kiza n'umujura ukeretse kwiba no kwica no kwangiza. Hari ukutamenya. Twese turaba pasteri, duhagaze ku ruhimbi, dukoresha Bibiliya imwe, tuvuga ijambo rimwe, ariko imibereho n'ubuzima ugasanga wapi. Ariho hazamo za ntambara, umwuka w'ishyari, uw'urwango, gushyigikira no gusanga umuntu nk'ubu kuri kamera ugasanga agiye guhagurukira mugenzi we kuko hari ibyo yamurushije. Yenda yamubwiye uko amafaranga yakiriye, yamubwiye ibintu yakoze, ugasanga rero bisaba iki rero muri ibyo bintu. Iyo maze kwibwa no kunyagwa, hari ibintu ugomba kubaho byanga byakunda mu buzima bwawe. Amahoro y'Imana, ubuntu bw'Imana n'umugambi w'Imana mwiza be ku buzima bwawe uherereye hirya no hino ku isi. Ndabashubuje mwese amajyaruguru y'isi, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, babwira ngo Imana ibahe umugisha. Mukurikirane Umwebwa Ministries, cyane cyane abantu ari ku Umwebwa Ministries group, murakoze kwiyandikisha, ndetse namwe bakomeje kuba Kwibwa ry'amazu dudubiza. Rero aho ntabwo tujyapfa kwakira abantu kuri urwo rubuga, Imana ibahe umugisha, kandi bakomeje gutera inkunga no kudushyigikira muri byose. Imana ibahe umugisha. Rero kuri uyu munsi wa 4 nagira ngo tuganire kuri aya magambo y'Imana meza akomeye, aho tugaragaza ngo ni ibihe bimenyetso byerekana ko ese kunyenyeri yatwawe. Nicyo kintu ushaka kuvugaho kino cyumweru, kugira ngo munkurikire rwose, nyaboneka mwinjire mu biganiro by'ubwenge, tubone kwinjira muri za nzozi. Banza urebe, ubundi menya neza ko wavutse Imana ifite umugambi, ifite ishaka gukora, ifite kukugezaho, kugira ngo uhindure ubuzima bwawe, uhindure ubw'abandi, uhindure usurimo, uhindure ubw'abazagukurikira. Mbega umuntu yaremewe guhinduka uw'akamaro mu bantu, ntabwo yaremewe guhinduka ingorane mu bantu. Rero menya ko na Satani nawe nta kindi cyamuzanye usibye kwica, kwiba, kwangiza no kurimbura. To kill, steal and destroy. Ibintu bitatu: kwiba, kwica no gusenya. Ayo ni amagambo Yesu yavuze ubwe mu butumwa bwiza bwe uko bwanditswe na Yohana 10:10. Iri jambo ntabwo nenda kurivaho kuko abantu baribwe. Waremwe uw'agaciro, uremwe uw'icyubahiro, uremwe uw'imbaraga, uremwe uw'amasezerano, uremwe uwo kugera ku uyu munsi wa none agahinda wicayemo, depression ufite, ababyeyi barajagare mu mitima, abagabo mu mitima yacu ntituje, abana nuko. Ngiye maze kubona ikintu giteye ubwoba, sinwe mutarabibona mu bihugu byinshi maze kugendamo, usanga abantu ngenda bivugana mu nzira, ukabona ngenda yivugana wenyine, ukabona ngenda yiganiriza ari wenyine yicaye, ukabona ari mu modoka arivugana, ari mu nzira arivugana, aragenda akora amageste, body languages. Ugasanga umuntu ari umukuru, ari umwana, bigeze ku rwego n'abana bato babana na stress kandi ari bato, hari abaguye kubareberera. Umugore afite stress, umugabo afite stress, abayobozi bafite stress, abarwayi bafite stress, abana bafite stress. Nuvuga ngo turi stress ku buryo twabuze umwanya bitewe n'ubuzima abantu bari kubamo, kandi bushavuje ubuzima, hahandi mu rwego umuntu yumva ubuzima bwe bugenda bumunanira. Ibi bintu niyo mpamvu ku Umwebwa Ministries igihe nahagurukiye nk'uko Imana yamishuriye, ikanyereka ko abantu baboshywe n'amateka batazi. Ko ni ibintu bibabaje. Amahoro bitamo kwiha amahoro. Nagira ngo turebe ijambo kwiha amahoro no kwihesha amahoro no kufita amahoro. Ibintu bitatu bitandukanye. Kwihesha amahoro nuvuga ngo uragenda ukayashyira inyuma, ukimakiye amahoro, ariko mu mutima bitagenda. Kwihesha amahoro kumva n'icyo cyakoraniye mahoro nize,
sorry niko njye ngo ni mahoro nize ngo ni amahoro ariko by'ukuri wari ugasanga uriya muntu nubwo yihaye amahoro ariko wareba iseko ye wareba ukuntu akanura ukavuga uti oya ariyo mpamvu nabwiye ngo hano ku isi hari inseko zitandukanye nyinshi umuntu ushobora kumufotora ari maseka ariko umutima wabishye ibi bintu niko tubayeho nta bantu baryohewe kandi isuka ibiryoha bidahari n'abantu bari mu buzima buteye agahinda bujagare babaza umutima ariko ibyiza byo kuba bihari biranahari ariko abantu baribwe ndakurarikira mu minsi iri imbere kuzakurikira kino kiganiro ibimenyetso byerekana ko hari undi muntu urimo ukoresha ibyakabaye ibyawe ni ubwenge buhanitse ukwiye kumenya reka dusengane Imana kandi Imana ibaha umugisha kuri uyu munsi wo kuwa kane turacyari mu kwezi kwa kane Imana ibaha umugisha 2024 aho ugiye kubona kane zingahe zose zigera kuri 3 kane ibanza noneho ikurikira byose zibanzirizwa na 0 na 04 hariya 24 urumva akwiye kuhatekereza dusenga Imana ishobora byose datwese aguhumurishe ko nizere kuri musobanuka nyaboneka depression yisha abantu bararwaye barafite ibibazo nyamara kandi no mu nsengero barimo barahamutse usanga umuntu avuga ati ejo bizamera bite ntawe humva nawe hareba kumbi ni inyenyeri yawe yazimye yibwe rwose nuko byabimera turagushimiye uwera wa Israel Imana y'amahoro turagwimbaje ko Imana dukunda turakunezerewe kuri umukiza uri umutabazi uri umurengezi kandi abakumenye ntibajye bacogora uri umwami w'amahoro uri umunyembaraga uri umunyabushobozi kandi byose ubikora neza ndagushimiye Kristo ko uri amaboko uri ibyiringiro uri ubuzima bwacu uri imbaraga zacu niwe twabonye niwe tubona niwe tureba uri umunyamahoro kandi dushoboza ngo ukomeze natwe muri byose kandi uturinde wongere uturinde imbaraga mbi wese Kristo umwami wacu amen. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ngiye kubasuhuza mwese kandi mbasaba ngo mukomeze mukore subscribe abantu bose mutarandisha mwiyandikishe nyaboneka turabakeneye kugira ngo mukomeze mudufashe tugere ku buryo bukwagije ariko mbashimira amaze kwiyandikisha mwese gukora subscribe turenze 10,700 turazamuka nibwira ko tuzagera kure hashoboka uko muzarushaho kugera mudushyigikira mu isengesho. Reka turebe igitabo cyo ku ngoma ibice 4 umurongo w'9 shaka ko tuhasoma turahabona amagambo avuga ngo igitabo cyo ku ngoma ingoma ibice 4 umurongo w'9 hari amagambo avuga ngo Yabesi yarushaga bene si cyubahiro kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavutse ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati cyampa ukampa umugisha rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukababana nanjye ukandinda ibyago ntibimbabaze nuko Imana imuha icyo yayisabye. Imana nishimwe cyane. N'urugero tubonye ngo Yabesi yarushaga abandi cyubahiro ngo kandi nyina yamwise Yabesi kuko yaravuze ati namubyaranye agahinda. Abarusha icyubahiro ariko yitwa agahinda. Nabimenya ati Imana mbarira ukanyagura ibyago ntibimbabaze nzagushima. Imana iramwumvira. Yiswe Yabesi afite icyubahiro ariko nyina yamubyaranye agahinda kubera iki? Nyina yamubyaranye n'umutware atamba kuvuga ngo wabajyanye ninde nuvuga ngo arareba se w'umwana arareba umwana ariko nta jambo nirafite ryo kuvuga umwana amubyarana agahinda. Aho turimo turahabona iyo usomye Yesaya 65 shaka naho tubareba kuyo mpuzo n'amagambo Yesaya 65 35 umurongo wa 20 takanze ndebe na 3 haravuga ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba kuko bazaba ari urubyaro rwahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Urumva hano umuhanuzi Yesaya ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba kuko bazaba ari urubyaro rwahawe umugisha n'Uwiteka n'abazamukomokaho. Urumva Bibiliya twereka neza yuko tutazaruhira ubusa kandi tutazabyara abana bo kuzabona amakuba
kuko bazaba urubyaro rwahawe umugisha n'Uwiteka. Ariko mureba amakuba, mureba ibyago, ari umubyeyi afite ibyago, umwana afite ibyago, ngo urumva twakavutse kuba turabo, ariko amakuba n'ibyago n'intambara byabaye byinshi ku buzima bwacu. Ngira ngo aho muri kuhatahura mukahumva nk'uko amagambo agenda abisobanura kandi abibereka. Imana ibagiriye neza kandi Imana ikomeze ibafashe. Ndifuza ko aya magambo nyihutisha cyane kuko shaka guhuza kugira ngo tuganire, kandi koko icyo shaka ni kimwe. Nyaboneka tahura ibintu urimo bamo, tahura ibikuriho, tahura ibikuzaho, wiceceka wituza, menya urwego rw'ibikurwanya, menya ko ukwiye kuba umeze. Imana itugire neza cyane. Haravuze ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nakumenye ntarakurema. Murongo w'10, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya no kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Imana ishimwe cyane. Umurongo w'10 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere tubonye ngo nakumenye ntarakurema ntaragushyiraho. Umurongo w'10, dore ngushyiriyeho hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami. Imana ibahe umugisha. Turimo turaganira kuri aya magambo kugira ngo tuyumve. Aravuga ngo dore ngushyiriyeho hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya no kurimbura no kubaka no gutera imbuto mu cyo gihugu. Yamumenye itaramurema. Nicyo nakubwiraga ngo Imana ifite icyo yakuremeye, ifite n'intego yakuremeye, ifite n'icyo yagushyiriyeho, ifite n'icyo ishaka uzayikorera. Ariko nubwo uri nk'ubikora irakurema. Nta waje mu isi kubw'impanuka, yaje afite uburyo, ariko ibyo wari ufite byose umwanzi yarabikwambuye. Uyu munsi urisuzugurwa mu rwego hejuru. Nyumve neza, gusuzugurwa ushobora no kuba utunze byinshi ariko nta gaciro ubona. Imubwira ko imushyiriyeho gusenya, ngo imushyize hejuru y'amahanga. Twagombye kuvuka turi hejuru, ariko ibyago nibyo ngibyo. Turongera tureba Yesaya. Aya magambo yose no kugira ngo wumve ko Imana iturema, hari ibyo yaraturemeye kubaho, ariko umwanzi aranga atuvangira uko abishaka nuko ashaka kuzana akajagari ke. Ahangaho kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure, gitwikire mu maso h'abantu bose, kandi igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose. Imana ishimwe. Kuri uwo musozi, bivuze ngo uwo musozi wawutwikiriweho, ariko Imana irashaka kumaraho imbaraga z'uburyo bwose n'ibintu byose byaguhagurukiraga, no kugira ngo Imana isenye iyo migambi mibi yose mibisha yari yashe kuza ku buzima bwawe. Data wa twese akugire neza kandi akwambike imbaraga. Ndetse n'ibice 60 ntabwo nshaka kuhatindaho cyane. N'ibice 60 hari amagambo bisobanura, nagira ngo tuyumve handi dutangira amagambo uyasobanukirwe. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje ukurasira, ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima azawutwikiriza isi, umwijima w'icuraburindi azawutwikira, amahanga azagana umucyo wawe. Urumva, byukura bagirane. Aya magambo shatse kuyasobanura uhereye mu gitabo cyo ku ngoma. Uwitwa Yabesi aravuga amagambo araduhishukira urabonye yose yuko hari ikimana yakuremeye, yagushyiriyeho, yaguteretseho, ariko uyu munsi utabibona. Nukuri twese tuvuka nta muntu upfumbase ikintu na kimwe.
twese tuvuka nta kiri tuzanye ku isi, tuvukana amahirwe angana, ariko tukigera ku isi umuntu agenda atakaza amahirwe, undi atakaza amahirwe, undi agenda yazamura bitewe n'aho tuvukira nuko twavutse. Yabyo ni bya karande by'iwacu baduha. Urumva umubyeyi utarize nta kindi yagukorera, uri mu kintu hamwe ushaka usanga yaravukiye mu cyaro cya Ihande iyo kure, aho bitangwa ni mu buzinga njwiriye hirya kure, undi akavukira muri Kigali, akavukira muri Amerika. Uyu munsi umuntu wese ahitamo ahavukira, nibwira ko yabwira Imana ati genda avukira kwa runaka bitewe n'impamvu runaka. So rero tuvukira muri ibyo bikomere, tuvukira mu gahinda karemereye. Aya magambo ndimo soma ndagira ngo banze wumve. Yavuga ngo nakumenye ntarakurema. Nuvuga ngo ukiri rusoro kandi ukiri muri ubwo buryo wari urimo, Imana yari izi neza uwo uri we, yari izi n'icyo uri cyo, yari izi n'icyo ukora, yari izi naho uhagaze, yari izi n'icyo uzaba cyo. Ariko uyu munsi ntabwo ari kumeze. Twabonye amagambo ya mbere atubwiye ngo Yabesi yarushaga abandi icyubahiro, ariko nubwo arusha abandi icyubahiro ngo ariko nyine yamwise gahinda kuko yamubyaranye imibabaro. Turafite ngo ariko nawe ngarangije aravuga ati Imana nundinda ibyago ntibimbabaze, ukanyagurira amaboko, ukanyagurira inzira. Imana rero ikomeze gufashe muri byose. Nkuko twaganiraga turimo turareba umuntu wese afite ikintu yaremewe kandi afite icyo agomba no kugeraho. Rero banza witegereze urebe. Iyo tuvuga ngo ibimenyetso biranga umuntu wibwa inyenyeri cyangwa akibwa amasezerano ye, kuko ndifuza ko muri iyi minsi munyemerere twinjire mu murongo mugari wagutse wo kumenya ibikorwa, ibitekerezwa n'ibindi byose byabasha dushyikira mu nzira imwe cyangwa iyindi. Aya ni amagambo dukwiye kumenya, tukanasobanukirwa, tukanayumva, umuntu akabyumva neza. Twabonye kuri Yabesi umuntu wese avuka n'inyenyeri ye, kandi mwabantu mwe ntabwo Imana imeze nk'umugabo ubyara atazi aho azajyana abana. Imana igushyira ku isi ifite icyo yakugeneye, ariko uyu munsi wa none amahirwe akunyura imbere nk'uko imodoka igutera ivumbi kandi yenda ari ya mwene wanyu. Ibyago byose biguca imbere kandi ubirebesha amaso, nyamara hari icyo Imana yari yavuganye nawe. Bivuze ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari ikibazo ufite wowe ubwawe kigomba gukemurwa nuko Imana iri mu ruhande rwawe, kigomba gukemurwa nuko Imana irimo ikorana nawe. Aya magambo n'ay'ubwenge, n'ayo kumenya, n'ayo gusobanukirwa, cyane cyane aho umuntu abona neza ko hari icyo agomba kugeraho mu buzima imwe cyangwa indi cyangwa iyo yose yabasha kugaragara. Aha rero twamaze kubona ko yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema. Iri jambo abantu bibwa inyenyeri yabo ngushyiriraho kuba umuhanuzi. Urumva deja Imana yahise ishyiraho destination yiwe, ivuga n'icyo azaba cyo n'icyo azakora. Ariko arangije ngo nukora ngushyiraho gusenya no kurimbura no kubaka. Twabonye muri Yesaya 25 hatubwiye ngo ntabwo bazabyarira abana b'ubusa, ntabwo bazaruhira ubusa, kandi bazabyara bo kubona imibabaro n'agahinda. Nagira ngo ubanze wumve neza ko muri plani y'Imana, aha iyo ushaka kumva ijambo ry'Imana, mbere yuko Imana irema umuntu yabanje kurema isi, ibitaka, ubwatsi, amatungo, imbuto. Ku munsi wa gatandatu nibwo Imana yaremye umuntu, yamukatiye ingobyi, yamukatiye ibyo azarya n'ibyo azabaho. Imana ntiyigeze ibanza kurema umuntu, yabanje kurema ibintu byose. Umuntu murema nyuma y'ibindi byose. Bivuze ngo muri plani y'Imana yaturemeye kubona ibyiza muri Kristo Yesu. Ntawe yaremeye ibyago, nta no yaremeye amakuba, nta no yaremeye agahinda. Imwe byo barakora mujya mwibeshya ubwo niko Imana yabishatse. Oya, byo byihorere. Ntabwo ariko Imana yabishatse, ahubwo menya ngo ni amateka y'iwanyu, ni karande z'iwanyu, ni ibigirwamana bakurikiye, ni ibyaha wisanzemo. Nta muntu Imana yaremereye kuruha. Uwabaye impfubyi nyina agapfata muzi, ntabwo umuntu yishwe n'Imana. Cyanze ubimenye. Imana ituremera ibyiza. Bibiliya tubwiye ngo ntibazabyara abana b'imiruho kandi ntibazabona amakuba mu buzima bwabo.
that's the word of God. Nuvuga ngo ntibazigera, ntabwo bazabona amakuba n'ibyago. N'amagambo y'Imana tubona muri Bibiliya tukwiye gusoma tukumva. Rero guhuza ibintu ngo niko Imana yabishatse, ngo urumva ngo nge ntacyo narenzaho ngo n'ubushake bw'Imana. Reka hari n'igihe muzabona amakuba n'ibyago n'intambara zibaza ukabyita ubushake bw'Imana, ariko nushaka urebe neza waratewe nuko utabizi. Abandi ng'Imana ibyibereyemo, ng'Imana izabikora. Twabonye muri Yesaya 25 tuhasome. Hari igihe umuntu mubwira amagambo wayamubwira ko bateka ibintu byanyu nibiki, nose nibiki kandi abirimo. Kandi bituvuga n'abatunza miliyoni babayeho nabi, n'abatunza amazu ya etage bararabandi bayaririramo, batunze ibya mirenge ariko imitima yabo nta kintu itunze cyo kunezerwa n'amarira gusa. Ijambo ry'Imana riraboneye. Yesaya 25:7 hari amagambo twasomye, nasoma mu Kinyarwanda cya kera, ariko hari n'icyubu ndagifite ahangaha imbere yanjye. Haravuga ngo uhoraho, turebe ibice 25:7. Haravuga ngo kuri uwo musozi uhoraho azakuraho akaga, azakuraho akaga kari kugarije amoko yose, azakuraho akababaro kari kugarije amahanga yose. Niko amagambo yanditse ahangaha turimo tureba. Urumva neza? Imana yo mu mugambi wayo, mu bwiza bwayo, ni Imana ishaka gukora igitangaza. Hanyuma rero kandi tukagira wa mugisha Yesaya 65 tuze kuhareba uko havuga. Rero ntabwo waremewe kubabara, ntukitiranye imibabaro ngo uyihuze n'inzira imucamo. Icyambere wahabajwe naho wavutse, uko wavutse, aho wakomotse, inzira abo ukomokaho, kuko igiti kibikera imbuto mbi. Abavutse heza barabateganyirije. Ibaze ko umuntu ashobora kwirwa n'ahakiri umwana ntawe umwitayeho, ntawe umureba. Aho ntaho kwitondera umuntu agasobanukirwa akamenya igikwiriye. Iyo turebye umurongo wa 23 havuga ngo iki? Haravuga ngo ibikorwa byawe ntibizaba impfabusa, ntibazabyara abo gupfa, bazaba ubwoko bwahiriwe nanjye uhoraho, bazahirwa hamwe n'urubyaro rwabo, Imana ishimwe cyane. Urumva neza uko ibiri bisobanuye. Yesaya 65 umurongo wa 23. Imana ishimwe cyane. Aya n'amagambo umuntu wese akwiye kumenya. The work they do will be successful and their children will not meet with disaster. I will bless them and their descendants from all time to come. Amen. Urumva yenda kumva icyongereza mwahombe kwisobanura. Haravuze ngo jana 3 ibikorwa byabo ntibizaba impfabusa, ntibazabyara abo gupfa, bazaba ubwoko bwahiriwe nanjye uhoraho, bazahirwa hamwe n'urubyaro rwabo. Amen. Umva iryo sezerano tuvukana. Mu cyongereza hatubwiye ngo they work they do will be successful and their children will not be met with disaster. I will bless them and the descendants of all time to come. Amen. Urumva ntibazabyara abana bo kubona imiruho. Iyi ni Bibiliya, ijambo rya Imana isona Kinyarwanda abantu bumva, kuko cyo bakeneye ko umuntu acyumva akagisobanukirwa. Noneho ukumva amagambo ko asobanura. Shatse gufata version za Bibiliya eshatu kugira ngo bashe kumva kino jambo. Wumve ko twaremewe imirimo myiza. Ni nako Paulo yandikizwa ngo abakristo bwa ngo turaba yaremewe imirimo myiza turi muri Kristo Yesu, twe tuyigenderamo. Ariko Satani araza atobanga destination zacu, yica gahunda zacu zose, aduhindura uko yishakira, abikora uko abyumva, ariko Imana yo iri mu ruhande rwacu. Bibiliya ya kera
makumyabiri tumve ukuntu havuga kugira ngo tuharebe neza tuhumve. Haravuze ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Ntibazaruhira ubusa. Bishoboka. They shall not labor in vain, nor bring forth for trouble, for they are seeds on the breast of the Lord, and the offspring with them. Ahangaha ni kuri Ruwisego Bibiliya yanditse. Bivuze iki iyo tubona amagambo yose? Ntabwo bazabyara abana bo kubona imiruho. Bivuze ngo twaremewe kubaho neza, twaremewe kugira imbaraga, ariko inyenyeri yacu, ibyakabaye byacu biribwa. Ariyo mpamvu abantu bari gusafaringa ntabwo bazaruhira ubusa. Uruhira ubusa kangahe? Wakoreye bangahe ntibaguhembye? Waganiye byagenze gute? Diplome ntiryamye, mukobwa ntaheze mu rugo, musore ntaheze mu rugo, yanzura yifite, cyamunana ntiyagutwaye ibyawe, babandi mwakoranaga muracyari kumwe. Reba inshuro nyazwe, reba ukuntu wagiriye abantu neza kugirira inabi, reba ukuntu buri gihe wisanga winjiye mu kibazo utatekerezaga bitewe n'iki. Ntabwo yavuki abo kubona imiro. Nawe kuki tuyifite? What do we have now? Ibi bintu bakozi b'Imana mukunda umwega wera ministries, nongere ngusobanure ngo ni ibikorwa byacu bigushimishije, kora subscribe, nurangiza munsi unagire comment, kandi unadutera inkunga, nabyo biremewe. Uyu murimo wagombye kwaguka. Mumaze iminsi mbona umuntu usobanura icyongereza ntabwo yabonetse. Ntabwo ari impamvu yanjye, ni impamvu nayo wagatekereje. Nta cyubu cy'ubusa kikibaho, ntacyo wabona. Ubwo mbivuze mu kinyabupfura mwabyumvise. Nta cyubu cy'ubusa wabona, ikintu cyose no kuvunika. So mukomeze mukore comment, share and like, ariko by'umwihariko ikintu tubifuzaho nuko mukurikirana ijambo ry'Imana. Turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Twigendera. Reba imodoka waguze uko byagenze, itegereze, reba uburwayi urwaye, reba imiti ugura, reba ukuntu bayo, reba kaguri mucamo, reba ibyaguri mucamo, reba ingwano ni mucamo, reba bino bintu byose ugenda unyuramo birimo bibangamira ubuzima bwawe. Uraza kwisanga uri anda y'ibibazo utategeza kuba wakabayemo. Kubera iki? Hari impamvu zabiguteye. So rero iyo tuganira aya magambo, ndibwira ko mu minsi iri imbere uzabe hafi ukurikire, nibwo uzamuzana nkwereka ibimenyetso byerekana ko icyo gikoreshwa undi, uko batwaye inyenyeri yawe, uko bagiye bakugenza. Ndateganya, ndahamya ko ngiye kubikwereka byose uko byakabaye. Yesu akugirire neza. Yego haracyariho ibyiringiro, ndetse biracyashoboka. Kuva wumvira ijwi ukumva na kino kiganiro, birashoboka 100%. Birashoboka pe. Birashoboka pe. Birashoboka 100%. Ariko nubwo bishoboka, bikaba bimeze bityo, hari icyo ukwiye kubasha kumenya. Ni ukuvuga ngo turabanza tukareba how we suffer, tunyura mu ngorane gute. Buriya umwanzi azi ibyo akora, azi n'icyo ashaka. Mu nsengero nyinshi iri jambo kuryumva bizatwara umwanya, kuko baguha iminota 40 yo kwigisha. Nawe reba igihe maze umwaka mvuga ku nyenyeri, ku nyenyeri, ku nyenyeri, ku nyenyeri. Ariko kuki mbigarukaho? Ku nzozi, ku mivumo, kuri karande, mu guhinduka. Umenye ko ijambo ry'Imana muri Yohana 10:10 haravuga ngo nta kindi kiza no mujura ukeretse kwiba no kwica no kwangiza. Umujura wa mbere ni Satani. Umuntu wa mbere wibwe ni Adamu na Eva. Dukurikiraho. Abakuza muri Edeni bajya kurya barushye, natwe umuruhura dufata. Ababyeyi babyara babaye kandi bitabagaho. Inyamaswa zipfa kubera ibyaha by'abantu. Ibitambo birakomera.
utaragiraga amafaranga ntama yashaka gushaka inuma y'intungura inose wayifata gute utayiteye ibuye baraga batayibonye ibyo byose byabaye ku mpamvu y'iki rero ukurikira umwe bwabera va mu bujiji urimo ntago nkwishije unyumve neza banza utekereze aho ndi niho nagombye kuba ndi ibyo nkora nibyo nanjye kuba nkora ese byapfiriye he uraza gusanga ntaho byapfiriye ko waragerageje uri umukozi witwara neza ukunda abantu ufasha abantu shyigikira abantu ukora ibintu bizima wegera abantu hari nk'imbaraga urasenga bikemera ntacyo udakora ntacyo udahagararaho nta kutabigenza ntacyo udakora ariko finally wisanga n'ubundi uhagaze mu makuga ariko bipfira hehe nakuzaniye rero kuko nta kindi cyazanye satani no kwica kurimbura no gusenya iyo atakwishe yibi byawe iyo atibye byawe arabisenya numake turi mu matongo ye kandi iyo umwanzi akubuze ntajya kure yawe akoresha abo mu bana abo muziranye umugabo wawe umugore wawe abana bawe abo mukorana mu kazi kuko ntabwo nk'urugero nk'ubona urugero ntanga umukameraman uri kunkamera kano kanya ntaho yahurira n'umushoferi uko ntatwara imodoka intambara rwana nizo bakameraman naho twigisha abapasteri ntaho tuzara n'umwe ngo tubyigane uzasanga hari intambara mu bapasteri hagati duhuriye ku mwuga umwe duhuriye ku bikorwa bimwe niyo mpamvu uzasanga umwe ugasanga mukora umwuga umwe mukorera mwe mukora mu buryo bumwe ariko undi abayeho nabi undi abayeho neza barasumbanye kubera iki waribwe you have been stolen by someone please you must restore ugomba kongera kubaka the relationship of your God so bivuze ngo hari ukutamenya twese turaba pasteri duhagaze ku ruhimbi dukoresha bibiri imwe tuvuga ijambo rimwe ariko imibereho n'ubuzima ugasanga wapi ariho hazamo za ntambara umwuka w'ishyari uw'urwango gushyigikira no gusanga umuntu nk'ubu kuri kamera ugasanga agiye guhagurukira mugenzi we kuko hari ibyo yamurushije yenda yamubwiye uko amafaranga yakiriye yamubwiye ibintu yakoze ugasanga rero bisaba iki rero muri ibyo bintu iyo maze kwibwa no kunyagwa hari ibintu ugomba kubaho byanga byakunda mu buzima bwawe icyambere hariho amateka hariho ubuzima hariho icyerekezo kubika ibanga ry'ubuzima bwawe amagambo twayabonye hano haravuze ngo ntibazabyara abana ubusa amagambo twayasomye cyane cyane nubwo nashaka kujya handi heshi cyane haravuga ngo ibice 25 bya Yesaya bya Izayi cyangwa se ibikorwa byawe ntibizaba impfabusa ntuzabyara abana bo gupfa bazaba ubwoko bwahiriwe nanjye Uwiteka bazahirwa hamwe n'urubyaro rwabo amen 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 Imana ishimwe cyane wakongera gusoma muri verisiyo y'icyongereza cyita the new creation akavuga ngo haravuga ijambo rikomeye nkunda cyane mwe nabasomeye the work they do will be successful imirimo bazakora izaba successful kuki tabaye successful kuki bakwambuye just tell me imirimo bazakora bazagera ku ntsinzi ntibazarura ubusa why you are not successful why utachivinga your goal why utagera ku ntego nyamukuru ikwiye kugeraho kindi cyaka tugiye kureba haravuze ngo they work they do will be successful imirimo bazakora ntibazaruhira ubusa ariko ndebera byagenze gute cyakabiri and the children will not meet with a disaster abana babo ntibazahura n'ibyago reba ibyago duhura nabyo yego umunsi ndavuga nk'umuntu mukuru ariko urangeze kuba umwana umukecuru yeze kuba umwana reba ibyago byo cyuri umwana mutoya reba kaga wahuye nako reba ukuntu wahangayitse reba ukuntu urira uyu munsi uritunze utunze ababyeyi utunze abushaka mbega wabaye nk'akagezi kamena ahantu hose ariko hari imiryango bamwe adapfuye gukera bahura gusa mu birori ntawo bazuningo ariko uyu munsi wa none n'ubakubaza ikintu abana ntibazabana n'ibyago abacu bahuye n'ibyago reka soze ku ijambo rya nyuma I will bless them and their descendants for all time to come
nzabaha umugisha n'abazabakomokaho mu gihe cya none n'icyenda kuzaza. We niko byagenze. Ntubona neza ko inyenyeri yibwe. Imana iguhe umugisha rero, mugubwe neza, muhabwe umugisha n'Imana. Reka mbabwire mwari kumwe bw'Abera Ministries, amahoro y'Imana bane namwe, ibyo mwifuza bibagereho kandi mutabarwe. Ariko ibaze kintu. They will be successful on the work. Are you successful? Abana bo ntibazahura n'ibyago. Hari abavukanye autism, hari abavutse barwaye, hari abavukana ubumuga, hari abayeho nabi, ntago bireba. Ngo abana babo ntibazahura n'ibyago kandi nzabamugisha kuzakurikirana. Waye bimeze bitse. Rero bamaso, haguruka usenge, rwana intambara, shaka umushumba gufasha gusenga, bohoka muri kino kintu. Imana ibaha umugisha kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom, shalom.